nk'uko mubibona kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, turi kumwe n'abaturage baje gushaka indangamuntu koranabuhanga. Saba kuri gusa n'abana bari mu kigero cy'imyaka 17, 15, 16 bari hano gushaka indangamuntu koranabuhanga. Bahawe serivisi nziza ndetse banditswe ku bantu bazafata indangamuntu koranabuhanga batarinze kujya kwifotoza kwa kundi mujya kwifotoza ku murenge mugategereza yuko indangamuntu zanyu zizasohoka. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA giheruka gushyira izi ndangamuntu hanze. Izi ndangamuntu zigenewe Abanyarwanda ndetse n'impunzi ndetse n'abanyamahanga bamaze igihe mu Rwanda ndetse n'abashaka ubwimukira bw'u Rwanda cyangwa ubwenegihugu bw'u Rwanda. Indangamuntu koranabuhanga mwese irabagenewe, cyane cyane noneho Abanyarwanda. Izi ndangamuntu koranabuhanga ni izanyu. Bivuze ngo abenshi mwambajije ikibazo kivuga ngo izi ndangamuntu mwazibona mute, ese izi ndangamuntu muzisanga hehe? Bivuze ngo iyi ndangamuntu koranabuhanga ushobora kwikoza ku kabindi ahakorerwa indangamuntu, aho ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA gikorera, ukaba wabaza zino serivisi, ukaba wakwiyandikisha ugahabwa ino ndangamuntu koranabuhanga. Hari abambajije se ko dufite izindi ndangamuntu byashoboka yuko baduhindurira izi ndangamuntu dufite bakazihindura bakaduhereza izo ndangamuntu koranabuhanga. Rwose birashoboka 100%. Iyi ndangamuntu ufite ushaka kuyijyana bakaguhereza indangamuntu koranabuhanga. Bivuze ngo indangamuntu koranabuhanga izaba imeze nk'ikarita, ndetse indangamuntu ushaka wayitunga muri telefone yawe cyangwa ukayitunga mu ntoki. Bivuze ngo icyo uzaba ufite ni nimero z'indangamuntu gusa, ntago bazangira kwirirwa cyangwa kwa kundi bakoze umukwabo ngo barakubaza indangamuntu. Bazajya bakwaka nimero z'indangamuntu bashyira muri system, nibabona ugaragaramo rwose uzajya uhita wikomereza mu gihe bakoze umukwabo bari gufata abantu badafite ibyangombwa. Hari n'abandi begeze kumbaza ate izi ndangamuntu koranabuhanga izo zizaba zikubiyemo ibintu bingahe? Rero izi ndangamuntu koranabuhanga zizaba zikubiyemo ibi bikurikira. Ndetse iyi ndangamuntu uramutse ufite uruhushya rwo gutwara, ndavuga kategori cyangwa perime, ndetse iyi ndangamuntu koranabuhanga byose bizaba bikubiyemo. Ndetse hari undi wambajije ati se iyi ndangamuntu koranabuhanga umwana ukivuka cyangwa umwana w'imyaka 10 azaba yifite? Yego rwose ndi hano kugira ngo ngusubize. Iyi ndangamuntu koranabuhanga umwana muto ukivuka kuri abandika abana mu ndangamimerere, nawe indangamuntu yiwe izajya ihita ikorwa, kubera yuko kugira ngo azajya abona n'ubuvuzi hafi cyangwa bimworoheye. Ni mu gihe umwana muto yivurizaga ku ndangamuntu ya nyina, ariko umwana nazajya bakivuka akahita bamukorera indangamuntu koranabuhanga, rwose azajya yivuza nta kibazo cyangwa nta mbogamizi na zimwe zibayeho. Bivuze ngo iyi ndangamuntu yemerewe gutunga buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Izi ndangamuntu rero nk'Abanyarwanda mwese zirabareba, cyangwa mugomba kwihutira kuzifata cyangwa kwiyandikisha mu bazazifata. Bivuze ngo ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA, iyi poroje cyangwa uyu mushinga wari umaze igihe utekereza kugira ngo izi ndangamuntu zisohoke. Kubera iki ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA cyafashe uyu mwanzuro wo kuzana indangamuntu koranabuhanga? Bivuze ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda kiri kuzamuka ku iterambere 100% ndetse ku bukungu ndetse n'ubuhahirane. Bivuze ngo igihugu cy'u Rwanda kiri kuzamuka mu iterambere 100%. Bivuze yuko rero niyo mpamvu indangamuntu koranabuhanga ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA cyavuze yuko kigomba nazo kuzisohora, kugira ngo Abanyarwanda cyangwa abantu bakunze guta indangamuntu bakabura ibyangombwa, ari byo usanga babahaye ya karita ugenderaho. Ariko ubu ngubu rwose indangamuntu koranabuhanga waba watako gakarita ndetse uzagitunga muri telefone yawe. Ni system, ni nkuko bivugwa ngo na amasystemu, nimero y'indangamuntu yibuka afazari nta kibazo nawe wayandika ahantu it's okay, ubwo biba byabaye. Ubwo ndakeka Abanyarwanda mwambajije ku bijyanye na mituweli, ndakeka ku Banyarwanda mwambajije ku bijyanye n'indangamuntu koranabuhanga, nizere yuko mbasobanuriye. Ariko hari umuturage uturuka mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara, yataye indangamuntu mu mwaka 2023. Ubwo ageze mu mwaka 2025 atarabona indi rangamuntu. Avuga yuko indangamuntu yataye yari ya gatatu yarahawe, ariko aza kuyita kugereza isaha akaba nta ndangamuntu afite. Ariko yavuze yuko yagiye kwiyandikisha mu bazahabwa izi ndangamuntu koranabuhanga, baramwakiriye. Umve yuko indangamuntu ziwe 3 zose yazitaye, ariko yagiye kwiyandikisha mu bazafata indangamuntu koranabuhanga bakaba baramwakiriye. Bikaba rero ari ibintu byashimishije abaturage, cyangwa nayo byamushimishije, agashishikariza abantu bose kuba bajya kwiyandikisha bakazahabwa izi ndangamuntu koranabuhanga.
ndetse abaturage batuye mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi bahangayikishijwe nuko babura amafaranga yo kwishyura mituweli. Ubwo tayari twatangiye cyangwa twese dukomereza mu bwisungane mu kwivuza, buriya birajyana, indangamuntu n'ubwisungane mu kwivuza birajyana. Impamvu bino bintu bijyanye, buriya iyo ufite indangamuntu ujya kwivuza, bivuze ngo system zaje ubu ngubu no kuvuga ngo indangamuntu yawe ibiri kumwe na mituweli, bivuze ngo ibi bintu barabifatanyije cyangwa barabihuje. Ntabwo wajya kwivuza nta ndangamuntu ufite ngo ube wavurwa. Ibi bintu mubyumve kandi mubyiteho, mwumve yuko ni no kuri. Udafite indangamuntu ntabwo wajya kwivuza. Murabizi yuko n'ubundi iyo ugiye kwivuza ugomba kujyana nimero y'umukuru w'umuryango y'indangamuntu, nawe ukazana indangamuntu yawe. Nta kindi kintu bigusaba iyo ugiye kwa muganga. Nimero y'umukuru w'umuryango y'indangamuntu n'indangamuntu yawe. Bivuze ngo indangamuntu na mituweli ni ibintu bimwe. Bivuze ngo mituweli iri mu ndangamuntu mo hagati. Bivuze ngo rero n'indangamuntu koranabuhanga bazanye nabyo biri kumwe. Bivuze ngo iyo ufite n'indangamuntu koranabuhanga warishyuye mituweli, ujya kwivuza ukajyana iyo ndangamuntu koranabuhanga gusa. Nanone mwibuke yuko no mu buzima busanzwe cyangwa no mu byo dukoresha bya buri munsi iyo tugiye kwa muganga kwivuza, twitwaza nimero y'umukuru w'umuryango, ukitwaza n'indangamuntu yawe, ubundi ukavurwa neza 100%. Bivuze ngo rero murumva yuko ibi bintu bifite ihuriro cyangwa bifitanye isano. No wa muntu ufite gategure uruhushya diplome, nabyo bazabishyira mu ndangamuntu koranabuhanga. Umuntu azajya kwaka diplome, muhereze ya ndangamuntu koranabuhanga, acekinge asangemo ko ibintu byose ubyujuje. Bivuze ngo rero urumva ko serivisi zose ziri mu ndangamuntu koranabuhanga. Bivuze ngo rero tugiye ku kibazo cya mituweli. Abaturage batuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda bahangayikishijwe no kujya kwivuza ntibabone ubuvuzi bitewe nuko mituweli zabo zarangiye ubwo babarizwaga mu cyiciro cya mbere, bakaba barashyizwe mu cyiciro cya kabiri. Bagiye kwivuza bazi yuko bakiri mu cyiciro cya mbere, bagezeho basanga bari mu cyiciro cya kabiri. Bahangayikishijwe rero no kubura amafaranga yo kwivuza cyangwa yo kwishyura ubwisungane mu kwivuza, amafaranga angana n'ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda. Bagaragaza yuko mwanya w'ayo mafaranga no kurya kwabo ari ikibazo, kabasaba inzego kugira ngo zikore ubushishozi ndetse n'ubugenzuzi kwa bano bantu batishyuye ubwisungane mu kwivuza bitewe nuko babuze amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Babasubize mu cyiciro cya mbere, bajye bishyurirwa amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Twavugishije inzego z'ubuyobozi harimo umudugudu ndetse na gitifu, bavuga yuko bagiye nibongera ku aba baturage impamvu babakuye mu cyiciro cya mbere bakabashyira mu cyiciro cya kabiri. Bari bishoboye, ni mu gihe bari bafite imirima, bafite n'inka, bakaba barabonaga yuko bakwishyura mituweli cyangwa bakwishyurira ubwisungane mu kwivuza. Niyo mpamvu babakuye mu cyiciro cya mbere babashyira mu cyiciro cya kabiri. Ariko aba baturage twabasuye, bamwe na bamwe dusanga ibi ngibi bavuga yuko imirima ndetse n'amatungo ntabyo bafite. Ahubwo abaturage baba baratanze cyangwa baba baravuze yuko aba baturage bafite ubushobozi bakabakora muri system, ubuyobozi butagiye kubanza gucekinga ngo burebe koko nimba ari byo. Gusa umukuru w'akagari gitifu yavuze yuko aba bagore bakwiye kwihutira ku kagari bakareba cyangwa bagafashwa, bakabasubizwa mu cyiciro cya mbere kugira ngo bishyurirwe mituweli. Bivuze yuko rero iyi ni inkuru nziza ku baturage batuye mu karere ka Kamonyi. Abantu batishoboye basabye umukuru w'umudugudu yongere abacemo arebe koko batishoboye babe basubizwa mu cyiciro cya mbere bishyurirwe mituweli rwose nta zindi mbogamizi zihari. Bivuze ngo abantu bose abarizwa mu cyiciro cya kabiri bishyura amafaranga angana n'ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga ntabwo ari menshi, muri batatu mu rugo mwakwishyura 9,000 mukabona ubuvuzi cyangwa mukabona ubwisungane mu kwivuza ku buryo udashobora kurembera iwawe. Ndetse nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nyamujye kubana mwana makuru, nitwa Urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, nitwa Kidasamura Urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Turaza kugaruka kuri stade Amahoro. Iyi stade yakira ibihumbi 4 by'abafana cyangwa ibihumbi 4 by'abanyarwanda. Bivuze ko iyi stade Amahoro hari imikino myinshi igiye kuberamo cyangwa hari amakipe agiye gutangira gukinirwamo. Bivuze ngo championa yatangiye, ababetinga mu betting, ariko sorry ntago nabifuriza ku betting, amafaranga yanyu muyagumane.
turagaruka kuri Pele Stadium iherereye hano i Nyamirambo, yakira abafana bakeya rwose. Iyi Pele Stadium hari imikino ibiri iri bukinirwemo ya gicuti, umwe uri mu masaha ya saa 8 undi uri mu masaha ya saa 10, ndetse iyi mikino iraza guhuza amakipe ndibuze kubabwira mu gihe araba yasohotse ku rutonde. Buranirinda kubabwira ibintu bitarasohoka kugira ngo naza guhabanya n'ibyo Ferwafa iba yatangaje, ugasanga tugiye gucekaniramo hagati, ugasanga nkoze kosa kandi bidakwiye. Bivuze ngo rero wakoze subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda uruwa gaciro, ibyo tugezeho no tubikesha. Uramutse ushaka gutanga igitekerezo cyangwa ushaka kudusobanuza byinshi, watwara cya 0788462885. Iyi nimero uyifashe ukayihamagara bigufasha kuba wabona akazi ku Bumwe Ground Hotel, kuri Nobilis Hotel, ndetse no mu kazi k'ubusekirite Delta Security, Isiko ndetse na Top Sec. Bivuze ngo iyi nimero uramutse uyihamagaye yagufasha uburyo ki ushobora kubona akazi mu buryo bukoroheye. Ndetse ngewe mwari mubana nitwa Kidasamura, urw'inkorwa tubakorera Gakongoma. Imana ibarinde ibahe umugisha. Nongera kubabwira yuko uyu munsi ni kwa gatandatu, umuganda wakorewe mu rugo, ndetse guharura imihanda kwegereye ibyatsi byazamutse ku nzu cyangwa ku gikuta. Bivuze yuko rero umuganda